Nongeye guha ikaze ukunda gukurikira ibiganiro byiza by'ubwenge, nkwibutsa ko iki ari ikiganiro isi dutuye, kano kaba ari agace k'ubuzima, nk'ubusanzwe mugikurikirana kuri YouTube channel Nibyo Gatanu TV kandi mukakigirwaho na Tom. Uyu munsi rero tugiye kuganira cyangwa se tugiye kurebera hamwe ikiribwa cy'ingenzi cyane ku magara yacu, tungurusumu. Nyanga abantu benshi tungurusumu barayizi, ahantu hose irahagaragara ku masoko. Tungurusumu ni ingenzi cyane ku buzima bwacu. Ntucikwe, guha ikaze. Tungurusumu rero ni ikiribwa wafata nk'umuti ukomeye ku buzima bw'umuntu. Buriya rero tungurusumu ni umuti utangaje cyane. Tungurusumu ni antibiyotike ikomeye cyane. Burya tungurusumu bifite akamaro gakomeye cyane umubiri wacu. Ubundi tungurusumu zibarirwa hamwe mu miryango imwe hamwe n'ibitunguru, kandi akenshi zikaba zikoreshwa mu guhumuza no kuryoshya ibiryo, mbese akenshi zikoreshwa nk'ibirungo. Uretse kubikoreshwa nk'ikirungo, ubundi tungurusumu ni umuti ukomeye cyane urinda indwara zitandukanye mu mubiri wacu. Harimo indwara za bagiteri, ndetse harimo n'ibijyanye no kubyimbirwa, kandi tungurusumu zisukura n'umubiri, zica na bagiteri, kandi harimo n'urugero ruri hejuru rwa vitamini nyinshi cyane zitandukanye, ndetse n'imyunyu. Harimo vitamini B6, habonekamo vitamini C, harimo kandi n'ubutare, harimo selenium, manganese, calcium, habonekamo vitamini B1, habonekamo umuringa n'indi myunyungugu itandukanye umubiri wacu ukenera. Kugira ngo rero ubone izo ntungamubiri zo muri tungurusumu zose uko zakabaye, ni ngombwa kuyirya mbisi. Tungurusumu mbisi nizo ziba zifite intungamubiri zihagije kurusha izatetswe, kuko zimwe muri vitamini ziba muri tungurusumu zizirana n'ubushyuhe, zikazirana n'umuriro. Kuzirya ari mbisi rero nubwo uba wizeye yuko ibyiza byazo bikujyaho umubiri neza, bikakugirira akamaro. Icya mbere, zigabanya cholesterol mbi mu mubiri n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Ibi rero bikagufasha kwirinda indwara z'umutima n'izibasira udutsi duto tujyana no tuvana amaraso mu mutima. Zifite ubushobozi bwo gusukura umubiri, kongera ubudahangarwa bw'umubiri no gusohora uburozi. Ibi rero bigafasha umuntu guhangana n'ubwoko bumwe na bumwe bw'amakanseri. Niba se ufite nk'ibibazo by'ibicurane, kurumwa n'udusimba duto duto, cyangwa se nko gufuruta n'indwara zigiye zituruka ku miyege, harimo no gucirwamo cyangwa se kurya ibyo utamenyereye, tungurusumu ni umuti mwiza cyane uhangana n'ibyo byose. Irwanya indwara zibasira ubwonko ku bantu bageze mu zabukuru, cyane cyane ko dore ko aribo bibasirwa n'indwara zifata ubwonko, indwara yo kwibagirwa. Kubera rero ubushobozi yifitemo bwo kurwanya gusaza k'udutsi duto ku bwonko, tungurusumu ihangana n'icyo kibazo. Tungurusumu zongera gukomera kw'amagufa no gukora neza kwayo. Ikindi, tungurusumu yongera umusemburo wa estrogene ku bagore, n'amagufa yabo akarushaho kumera neza. Rero tungurusumu mu by'ukuri ifasha umubiri wa muntu cyane, kandi rwose byiza cyane bifasha umubiri wacu, kandi bikaba byiza kuyirya ari mbisi kubera ikinyabitabire cyitwa arsine. Iyi ngiyi yangirika vuba iyo ihuye n'ubushyuhe, nko mu gihe cyo kuyiteka. Arsine niyo igabanya cyane ikigero cya cholesterol mu mubiri w'umuntu, kugabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso, kubuza amaraso kuvura, no kurwanya kanseri na za mikorobe zigiye zitandukanye. Gusa ku bantu bafite nk'ibibazo byo kuva cyane, cyangwa se bari ku miti ituma n'amaraso avura, biba byiza udakoresheje tungurusumu, cyangwa se kugira ngo ubanze kuyikoresha ukabanza kuvugana na muganga wawe kugira ngo abanze arebe niba nta kibazo yagutera. Gusa tungurusumu ikunda gutera impumuro mbi, cyangwa se ikaba ikunda gutera ibibazo ku bantu bayigiraho allergie. Mbere yo kurya rero ugomba kubanza ukabizirikana, ese iyo nyiri ari mbisi, ese indafuruta cyangwa se bikugendekera gute. Nimba rero ushobora kwirya ukabona umubiri wawe ntabwo yakiriye neza, icyo ni ikimenyetso cy'uko umubiri wawe utabasha kuyihangana. Gusa icyiza wamenya kuri tungurusumu ni uko ifite ubushobozi bwo kurwanya ibintu byinshi bitera indwara mu mubiri w'umuntu. Yica imyanda, igatera ingingo z'umuntu gukomera, ikarinda umubiri kwandura. Ikindi kandi irinda ibihaha, ikarinda ingingo gufatwa n'indwara, igatuma ingingo zishobora gusohora imyanda ku buryo buzoroheye, kandi igahagarika imvururu zaboneka mu mubiri. Tungurusumu kandi ikoresha neza indungo zo mu gifu, ituma umuntu atabasha kugugara, kandi ituma igifu kinoza neza ibyo kiri gusya. Kandi tungurusumu ifite ubushobozi bwo kurwanya inzoka zo mu nda, harimo n'impiswi. Kandi tungurusumu ifasha amaraso mu rugendo rwayo, ndetse ikabuza umuvuduko ukabije w'amaraso. Kandi ikora ku mpande zombi, ku bafite amaraso yihuta no ku bafite amaraso agenda buhoro. Tungurusumu ifite ubushobozi bwo kuringaniza kuri izo mpande zombi, ikayasubiza kuri gahunda ikwiriye.
Ibi bintu by'inkorora se cyangwa za rubagimpande, tungurusumu ngibi rwose bikoraho cyane. Ku bantu barwaye umugongo n'imitsi, tungurusumu irafasha cyane. Ushobora no kuyikuba ahantu wumva uri kubabara inyuma ku ruhu, kandi ushobora kuyirya ari mbisi cyangwa se ukayirya itetse. Ishobora no kunyobwa mu mazi, cyangwa se ukayigurisha ahantu bababara. Ushobora nko gufata nka tungurusumu ukagenda wenda ukayikatamo nk'uduce dutatu, ubundi warangiza ugafata amazi ukayatogotesha, ubundi amazi yamara kubira, ubundi ukayakura ukayatereka, ubundi ukareka agashyira nk'iminota nk'itanu, ubundi ugafata twa duce wakatakase kwa tungurusumu, ubundi ukadushyira muri ayo mazi, ubundi ukabyihorera ukayiraza mu mazi, ayo mazi ukazayanywa mu gitondo ukibyuka. Ibyo nabyo byagufasha kubona intungamubiri ziturutse muri tungurusumu. Nk'uko nabwo ushobora gufata amazi ashyushye, ubundi ukayashyira mu kirahure, ubundi ugafata nk'udusate dutoya tubiri twa tungurusumu, ubundi ugashyira muri icyo kirahure cy'amazi, ubundi ukabishyira aho ngaho ikararamo, ubundi ukaza kuyanywa mu gitondo byose. Ibyo ni bimwe byagufasha kubona intungamubiri zuzuye ziri muri tungurusumu. Nanone kandi ushobora kuyivanga n'izindi mboga mbisi nka za perisi, cyangwa se amavuta ya elayo. Kandi nanone ushobora no kuyishyira mu mutobe w'imbuto. Urabona nka kuri umuntu akora umutobe w'imbuto mu rugo, kuri ukoresha kariya gakoresho k'imbuto, ugatereramo nk'udutete tubiri twa tungurusumu, nabyo byagufasha ko yakivanga n'uwo mutobe wawe w'imbuto. Kuyivurisha inyuma ku mubiri naho irakenewe ahantu hose habyimbye, ushobora kwakubaho tungurusumu hagakira. Ubundi ukabikora inshuro nyinshi igihe cyose ubonye umwanya. Ibyo byagufasha yuko wakira vuba nko ku nkovu zibyimba, cyangwa se ugasanga umuntu yatamutse nk'uruhu rwo mu kirenge, ni umuti ubasha guhangana n'ibyo bibazo byose. Tungurusumu rero ni ikiribwa ushobora gufata nk'umuti ukomeye ku buzima bwawe cyangwa se ku buzima bw'umuntu. Kandi nko ku bantu barwara amenyo cyangwa se amatwi, tungurusumu nabo ishobora kubafasha. Ushobora gufata nk'igisate cya tungurusumu, ubundi ukagisekura, ubundi ibyo bikatsi byayo ubundi ukabirambika kuri rya ryinyo aho ubabara, ubundi ukabirazamo rwose, ari igihe by'uko usanga ibintu byagenze neza cyane byoroshye. Gusa nanone gukoresha tungurusumu nyinshi mu gihe urimo urava amaraso ntabwo ari byiza. Yaba araturutse nko kuba se wenda wakoze impanuka, cyangwa se wenda ari igisebe kiri kuva, cyangwa se ku bijyanye n'imihango y'abakobwa, kuko aba yagize amaraso menshi, ntabwo ari byiza kuba yakoresha tungurusumu. Muri ibyo bihe si byiza gukoresha tungurusumu kuko bishobora guhungabanya imikorere y'umubiri. Nanone kandi si byiza gukoresha tungurusumu nyinshi mu gihe umugore atwite. Ni byiza ko umugore utwite yayikoresha nka rimwe na rimwe, cyangwa se akanayihorera. Kandi nanone uyikoresheje cyane wakomeretse, ntabwo wakira vuba, watinda gukira. Gusa nanone usanga ari abantu banga iriya mpumuro yayo, ukuntu usanga tungurusumu ifite impumuro abantu benshi badashobora kwihanganira. Iriya mpumuro yabo ishobora kubangamira abantu bamwe na bamwe, ariko ku bantu bazi ibyiza bya tungurusumu, bihanganira iriya mpumuro yabo, kubera ko ibyiza byayo ni byinshi kurusha ipfunwe waterwa nuko n'iriya mpumuro yayo. Gusa nanone nyuma yo kuyikoresha hari ibintu ushobora guhekenya, hari nk'utwatsi duhumura twa teyi, hari za perisili, uretse ko nanone hari amagamu, amashikareti yabigenewe. Ni amashikareti yagenewe guhumuza mu kanwa. Hari amashikareti agurwa muri za farumasi, ayo ngayo aba atarimo ibinyabitabire bimwe na bimwe byongerwa muri ibi bintu bishobora kwangiza abantu. Ushobora kugenda wenda ukayigura ukayihekenya kugira ngo ubashe kurwanya iyo mpumuro ya tungurusumu mu gihe ikubangamiye. Rero ibi ni bimwe mu byiza tungurusumu ifitiye umubiri wacu. Kuba wenda tungurusumu ihumura nabi, nta kintu ushobora guhungabanya ku byiza ifitiye umubiri wacu, kuko rwose ifite ubushobozi bwo kurwanya ibibazo byinshi cyane rwose mu mubiri. Ngira ngo twabirebye haruguru, ibibazo bifitanye umuvuduko, ibibazo bifitanye isano n'umuvuduko w'amaraso,
inzoka zo mu nda n'ibindi byinshi. Rero tungurusumu ni nziza cyane rwose. Ibarirwa rero mu biribwa bishinzwe gutunganya ndetse no kuvura imitsi minini, kandi ikaba ikiza ikanavura indwara z'abana zitagira ingano. Kandi tungurusumu rero ku kindi utari uzi yongera icyizere cy'ubuzima cyangwa se yongera kuramba k'umuntu. Kandi abantu benshi bakunze kuyikoresha, bakunze kuyikoresha ku mafunguro se, abakunda kuyirya muri buryo bwose twabonye, ntabwo bakunze gufatwa n'indwara za kanseri. Kandi ikagabanya n'umuvuduko w'amaraso, ikanavura cyangwa se igahagarika ibibazo bituma umutima utera cyane, utera gukabije k'umutima. Twabibonye ko iyo amaraso agenda gahoro, tungurusumu yongerera umuvuduko, kandi yaba afite umuvuduko ukabije, tungurusumu nanone ikayagabanyiriza umuvuduko, ikavura ubwoba bwo gushidagurika, guhora wikanga. Niyo mpamvu rero tungurusumu ari inshuti nziza y'imikorere y'umutima, kandi ikarinda no guturika kw'imitsi y'umutima bikunze gutera urupfu, biterwa no guhagarara k'umutima, guhagarara kwawo. Kandi ikanafasha cyangwa se ikarinda amaraso kwiremamo ibibumbe, ikaba ariyo mpamvu ivura neza imitsi y'ipfundikanya, ikanavura ivura ibintu byose bifitanye isano no kuvura kw'amaraso, kandi ikagabanya n'isukari nyinshi mu mubiri, kandi ikagabanya n'ibinure mu mubiri. Rero tungurusumu ni umuti ukomeye cyane ku mubiri wacu, kandi rwose tungurusumu ngira ngo nimba wakurikiye neza, ino tungurusumu ishobora kudufasha kurinda byinshi mu mubiri wacu, ishobora kudufasha kurwanya indwara zigiye zitandukanye. Rero niba iyi video wayikunze, isangiza abandi, kandi niba utari bwakore subscribe, iki ni cyo gihe kora kuri subscribe, kandi ukandi no kunzogera kugira ngo ibintu byose ibiganiro byose dukora byabasha kugeraho gatanu kuri gatanu. Nibutsa ko kino ari ikiganiro isi dutuye, kandi ukaba ari agace k'ubuzima, gikurikira kuri YouTube channel ibyo Gatanu TV, usanga umukizi wa Nato. Ndagushimiye cyane ko wakije kano kanya.